bukiza. Ubutumwa bukiza ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga rw'ivugabutumwa wa#agakiza.org. Intego yacu nkuru ni ukubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose, kuko ariyo nshingano nkuru Yesu yadusigiye, nk'uko tubisanga muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20. Dukora amahugurwa y'ibyiciro byose: abakozi b'Imana, abubatsi ingo, urubyiruko, abikorera, ibigo by'amashuri, abakozi ba leta, abakristo bagiye mu mahanga n'abanyeshuri bagiye gukomerezayo amasomo. Tubaha inyigisho z'ubumisiyoneri, dutanga amahugurwa y'isanamitima, ubumwe n'ubwiyunge, dukangurira amatorero ya gikristo gushyira mu bikorwa inshingano nkuru yo kujyana ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Dukora ibiterane byagutse by'ivugabutumwa ku bufatanye n'amatorero ya gikristo, tugasengera n'ibyifuzo by'abantu batugana ku buntu. Dukorera Sonatibe ku muhanda ujya Saint Joseph mu nyubako ya Camille House. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp mukoresheje nimero 0788422984. Mushobora no kudusura kuri page yacu ya Facebook ariyo agakiza.org. Ubutumwa bukiza, ubutumwa bukiza, kira ubu umusemburo wo gukira kw'abandi. Muri kumwe na Pastor Desire Hajarimana nk'uko mumenyereye. Tumaranye igihe kinini dusangira ijambo ry'Imana, kandi abenshi twagiranye ibihe byiza ababashije gukurikira izi nyigisho. Izi nyigisho zifite gahunda imwe gusa, no gushaka no gukiza icazimiye. Nuko twifuza ko abantu bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikabafasha kubaho mu buryo bw'umwuka, gufasha ubugingo bwabo kubaho no mu buzima busanzwe, rikabakomeza. Reka dusenge rero dukomeze no gusangira ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye ijambo ryawe tugiye kumva. Reka umwuka wera abane natwe, kandi imitima y'abantu ifashwe, igirirwe neza muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi nifuje ko dusangira ijambo riri mu gitabo ca mbere ca Samweli ibice 4 umurongo wa 10 na 11. Aravuga ngo, nuko Abafilisitiya baragwana, Abisirayeli baraneshwa, barirukanka, umuntu wese yiroha mu ihema rye. Habaho kurimbuka kunini mu Bisirayeli, hapfa ingabo zigenza amaguru n'inzovu 3, kandi isanduku y'Imana iranyagwa, n'abahungu ba Eli bombi Hofuni na Finehasi barapfa. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ryitwa akamenyero. Akamenyero, ijambo twese twumva cyangwa se twese tuzi. Umuntu amenyera ico yamenye. Umuntu amenya ikintu yarangiza akazakimenyera. Iyo umuntu asaba akazi agerageza kuhagerera igihe ntakererwa n'umunota umwe, ariko iyo amaze kumenyera umukoresha n'akazi atangira gukererwa, akica akazi abishaka kuko yamenyereye akazi. Iyo umuntu atangira gukizwa aba yubasha inzu y'Imana adakererwa, ariko iyo amenyereye urusengero n'abayobozi yumva ari ibisanzwe, agatangira kubwira abandi ko ari ibintu bisanzwe, akumva ni ibintu nyene bidafashe bitewe nuko yamenyereye iby'Imana. Ico gihe atangira kunenga n'ibitagenda, ariko n'ivyiza navyo ntabibone. Mbese akamenya amakosa gusa, ariko ibyabaye byiza ntabibone mu nzu y'Imana. Ariko akiza ibitagenda sivyo yarehebaga, kuko yararemerewe, yumva afite ibyaha mu mutima, ashaka kugirirwa neza n'Imana, yumva arushe. Ariko uko agenda amenyera, kuko yageze aho akamenyera inzu y'Imana, yumva ari ibintu bisanzwe. Bigera igihe umuntu akumva ntagisoma ijambo ry'Imana, ntagipfa gufashwa n'ibibera mu rusengero, baririmba ntibigire ico bimufasha. Ibyo byose bitewe n'ikintu kimwe citwa akamenyero. Iyo umuntu ari kurambagiza umukobwa, uwo mukobwa ntabashobora no kumureba mu maso, abahumeka buhoro, mbese yirinda muri byose. Iyo mujya kubonana yitera agaparufe, akambara neza kuko agiye kubonana na fiancé, ariko reka uzamugeze mu rugo atangire kumenyera. Atangira kuvuga ati, iwacu twarajyaga, n'ubundi sinzi impamvu. Mbese akavuga ibintu bumva birimo kumenyerana, kuko yarakumenyereye, muramenyerana, muzinanye mu buryo bwose. Mbese ubwo yatangiye kumenyera. Turashaka turebe ijambo ryitwa akamenyero, ico ryazaniye Abisirayeli rikabazanira gutsindwa gukabije, hagapfa n'abantu benshi, n'abahungu b'umutambyeri nabo bagapfa bazize ikintu kimwe cyitwa akamenyero. Nagira mbabwire ko kumenyera bijya byangiza ibintu byinshi. Iyo umuntu akijya mu mirimo aritwararika ko aribwo akijya mu mirimo nyene, agakorera Imana yumva yitanze, agakorera Imana yumva amaramaje. Ariko iyo amaze kumenyera
ujya usanga mu murimo w'Imana umuntu ari uzana ibibazo kuruta abandi kuko amaze kumenyera umurimo w'Imana. Nagira ngo mbabwire ko n'agakiza abantu barakamenyera, umuntu akamenyera agakiza, akamenyera nuko bakizwa, akabisigara bitunze mu bwenge, ariko mu mutima we nta mpinduka byigeze bizana muri we. Umuntu ntaba acirinda ibyaha bigakomeza bikaza, umuntu akabifata yumva ari ibintu bisanzwe bitewe nuko yakoze ikintu kimwe, yamenyereye uko bakizwa. Abantu bamenyera inzu y'Imana, bakamenyera nuko abantu bakizwa, mbese gukizwa kwe bigasigara biri ku munwa gusa ariko mu mutima atakigirisha. Murabizi ko iyo umuntu agikizwa gifite umuriro, navuze ko ntakererwa mu rusengero, ajya mu rusengero yumva aremerewe ashaka kubohoka, yezwa ku gato no ku kanini, yirinda mu byo avuga. Ariko iyo umuntu atangiye kumenyera ibyo gukizwa, atangira gukinisha amagambo, kuvuga amagambo amashengo, agatangira kuvuga ibintu nk'iby'abandi bose bavuga, mbese ntabaciri ukabona mu by'ukuri ntiyera imbuto zikwiranye n'abarokore cyangwa se n'abantu b'Imana bitewe nuko yamenyereye ibyo gukizwa. None agatangira gukinisha ibyaha yumva ari ibintu bisanzwe bitewe nuko yaramenyereye. Mbabwira impamvu mureba abantu n'abitwa abantu b'Imana ariko imbuto ziriho zirabura, nuko abantu bamenyereye ibyo gukizwa, bakamenyera inzu y'Imana, bakamenyera ibyo gusoma Bibiliya, bikaba ari ibintu bisanzwe, n'abayisoma basigara bake. Iyo urebye abantu binjira mu rusengero muri iki gihe, birababaje kubona umuntu yinjira mu rusengero yambaye imyenda igura nk'ibihumbi 100 ariko atagira Bibiliya y'ibihumbi 3. Kibazo uyu muntu azafashwa niki kizamufasha gukura? Iyo ukinguye umuryango witwa akamenyero, ibyaha byinjirira muri uwo muryango bikakwica, bishobora kwica korale, bishobora kwica itorero, bishobora kwica ibintu byinshi kuko umuntu yamenyereye inzira ijya mu ijuru. Nta nubwo ari byo gusa, hari ubwo umuntu amenyera gusenga. Ubundi gusenga ni intwari ikomeye, ariko abantu bamenyereye gusenga, bamenyera amasengesho, bituma amasengesho atakigera ku ntego yayo. Ubusanzwe amasengesho ni meza, ariko iyo umuntu amenyereye gusenga, akamenyera uko basenga, asigarana amasengesho ku munwa gusa, ariko mu by'ukuri nta mbaraga zikiyarimo. Nubwo gusenga byari byiza, umuntu akamenyera kwiyiriza ubusa, umuntu akajya avuga ngo ndangije 5, ndangije 40, ndangije 21, ariko kuko basenga abantu amasengesho batayahaye agaciro, bigatuma nta mpinduka iba. Wasobanura ute ukuntu umuntu asenga amasengesho y'iminsi 7 ariko ntareke gusambana? Wasobanura gute ukuntu umuntu asenga amasengesho y'iminsi 40 agakomeza kwanga abandi? Wasobanura gute ukuntu umuntu asenga amasengesho y'iminsi 40 ariko akagica 10, akanga abantu, ntagire imbabazi? Kibaza aya masengesho hari ikintu yigeze amara mu buzima bwe? Ubundi gusenga byabakabaye byiza, gusenga kuzana impinduka. Ariko iyo umuntu asengeye mu kamenyero, umuntu agasengana akamenyero, nta mpinduka iba mu buzima bwe. Niyo mpamvu rero abantu benshi barabikunda, bagakunda gusenga, ariko nta mpinduka iba mu buzima bwabo kuko bamenyereye uko abantu basenga. Nagira ngo mbabwize ukuri, gusenga biba byiza iyo bigeze ku ntego yo guhindura usenga. Iyo bitari ibyo, gusenga guhinduka uko umuhango. Nabaha urugero, abafarisayo biyirizaga 2 mu cyumweru, bagatanga 1 mu 10 c'imbwija na nyiragasogerereza, bakambara imyenda myinshi, bagasengera mu mayira 2, ariko Yesu arabagaya. Abwira abigishwa be, arababwira ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abafarisayo n'abanditsi, ntimuzinjira mu bwami bw'Imana. Byanditse muri Matayo 5:20. Bari abantu bazi kwitwararika, ibirebana n'imihango barabyubahirizaga, ariko kuko bitari mu imbaraga zihindura, Yesu arabagaya. Ntabwo dukwiye gusenga mu buryo bw'akamenyero ngo tujye twirata iminsi myinshi gusa twasenze. Umuntu ajya avuga ngo nasenze 40, nasenze 7, 21, nasenze 3 nirije ubusa, ariko ukwiye kureba ngo aya masengesho ni yihe mpinduka yazanye mu mibereho yanjye. Ese amasengesho yanjye yambujije kubesha? Amasengesho yanjye yampaye imbaraga atuma ngera ku ntego yo guhinduka no kuba umwana w'Imana? Gusenga kutagisho guhindura ntaco kumaze. Abandi bantu nabo basenga bashaka mu ntoke z'Imana aho gusenga bashaka mu maso h'Imana. Igitabo cya 2 cy'Ingoma ibice 7:14 haravuga ngo abantu banjye biyitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bashaka mu maso hanjye, nanjye nzamanuka mbakirize n'igihugu. Naje kumenya ko
abantu benshi hagusenga bashaka mu maso h'Imana, basenga bashaka mu ntoke z'Imana. Mu ntoke z'Imana hari iki? Hari abagore, hari abagabo, hari promotion, hari amazu, hari gutera imbere. Ibyo byose ni byiza, biri mu ntoke z'Imana, ariko umenye ko Imana ishobora kuguha ibiri mu ntoke ikakwema mu maso hayo. Ntekereza ko kugira neza Imana kurayuzuye ku buryo igirira neza abantu bose, ariko abantu bose ntibagira ubuntu bwo gukizwa. Ntabwo yaberetse mu maso hayo. Iyo ushaka kumenya ko umuntu yishimye cyangwa ababaye, umureba mu maso. Umuntu ashobora kuguha ibiri mu ntoke ariko nta busabane. Kurebana mu maso bivuza ubusabane. Ni ubuhe busabane ufitanye n'Imana? Ni ubuhe busabane ugirana nayo mu gusenga no mu kubana nayo? Cyangwa usenga ushaka mu ntoke z'Imana? Abantu benshi barasenga ariko akenshi ibyo dusengera ni imibereho isanzwe. Niyo mpamvu nta mpinduka y'imbere, no kwera imbuto bikaba ari ikibazo, bitewe n'uko akenshi dushaka mu ntoke z'Imana, ntabwo dushaka mu maso h'Imana. Mbabwire ko abantu benshi iyo basenga badashaka mu maso h'Imana, bashaka mu ntoke z'Imana. Abantu benshi bashaka amahoro ariko ntibarashaka utanga amahoro. Abantu barashaka amafaranga ariko ntibarashaka utanga amafaranga. Abantu bashaka abagore ariko Imana yubaka ingo ntibarayishaka. Abantu bashaka ibifadika ariko utanga ibifadika bataramushaka. Birashoboka ko yabiguha kuhigira neza abantu bose, ariko nibiguha hatabayeho gusabana n'Imana, byazakubera ikibazo. Umva uko Yesu yavuze. Yaravuze ngo byakumarira iki kunguka iby'isi byose hanyuma ni waka ubugingo bwawe? Gusenga kwari gukwiriye kuturemera ubusabane n'Imana kugeza ubwo tuba inshuti z'Imana cyane, kandi gusenga bikadufasha guhinduka, abatubonye bakabona ko dufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, kandi gusenga kugatuma twihanganira ibitugerageza. Abisirayeli iyo urebye bari baramenyereye Imana ku rwego rusa nkaho rukabije. Bari bazi ko Imana ari iyabo, bari baramenyereye Imana kugeza ubwo bakoreraga ibyaha no mu rusengero. Abahungu ba Eli basambanira mu rusengero, bagafata abantu bazanye ibitambo bakabasambaniriza mu rusengero, ibitambo bakabikoresha nabi. Bari baramenyereye Imana kugeza igihe bakora ibyaha bikomeye. Imana ibwiye Samweli ngo nabwire Eli ngo azakuraho abahungu be, kandi aravuga ngo naravuze ngo abana bawe bazaba batambye iteka ryose. Avuga ngo none ndabihinduye, unyubaha niwe nzubaha. Mbabwire ko muri Yesaya 3:10-11 haravuga ngo umukiranutsi niwe uzagubwa neza, ariko umunyabyaha ntabwo ashobora kuzabona amahoro. Umukiranutsi azagubwa neza ariko umunyabyaha azagubwa nabi. Samweli yambwiye ngo nabwire abahungu ba Eli ngo naravuze ko muzaba batambye iteka ryose. Aravuga ngo none ndabihinduye, unyubaha niwe nzubaha. Imana iradukunda ariko irashaka ko dukiranuka mu byayo. Ntabwo dukwiye kubaho mu kamenyero. Turi ku ijambo rivuga akamenyero. Abantu benshi basigaye bubaha Imana, bagasenga, bagakora Imana ariko mu kamenyero, nta mpinduka, ntaco bikora mu mitima yabo. Umuntu ashobora kwica isezerano yarafitanye n'Imana, yarangiza akazakomeza gutegereza ngo Imana yavuganye nawe yaramusezeranije. Imana isohoza amasezerano yego, ariko umubano wawe n'Imana ushobora kuba warawishe. Ibyo bikazakubera ikibazo gikomeye. Amagambo twasomye, Abisirayeli bagiye ku rugamba bazi ko Imana ari iyabo kandi bahora n'intsinzi, nuko barangije bajya ku rugamba basize n'isanduku y'isezerano. Ariko Imana yari yarababaye, irakazwa nuko bayimuye, basigarana isanduku irimwo amategeko, irimwo inkoni yarabije, irimwo manu, ariko nta gaciro bagiha Imana. Bari basigaye bafashe isanduku y'Imana nk'ikigirwamana, ariko mu mitima yabo barimuye Imana. Ariko ikintu Imana ishaka ubusanzwe ni ukuyubaha kw'imbere mu mitima. Bari bazi ko bazahora batsinda, ariko batazi ko Imana igiye kubamara akamenyero. Bagezeyo baratsindwa bikomeye, ngo baravuga ngo impamvu dutsinzwe nuko twasize isanduku y'isezerano, reka tujye kuzana isanduku yenda turatsinda. Bibiliya iravuga ngo bayizanye ngo barasakuza cyane kuko bazi ko Imana igeze hagati mu rugerero rwabo. Bafiste baravuga ati ko twumvisha urusaku mu mahema mu rugerero rw'Abisirayeli habaye iki? Baravuga ati ubwo buriya bazanye isanduku y'isezerano. Barangije bavuga ngo twigwaneho, umuntu wese agwana ajya imbere ye kugeza igihe tureba ko twatsinda, kuko tuzi isanduku y'Abisirayeli ikikora ku banyamahanga. Mbabwiza ukuri, hari igihe umuntu atwara Bibiliya ariko icyaha yakoze cyaramutandukanyije n'Imana. Ibyaha nababwiye ko byinjira mu muryango witwa akamenyero. Nidukingura umuryango witwa akamenyero, tuzasigarana izina ry'Imana ku munwa ariko mu mitima nta kuyubaha. Bibiliya ibe nta kikumariye kuko
ntishobora gutuma uhinduka niba utizeye mu mutima ngo wizere Imana yandikishije Bibiliya. Abahungu ba Eli Bibiliya avuga ngo barapfuye nk'uko Imana yari yarabwiye Samweli. Hanyuma umugore umwe yumvishe ko umugabo we yapfuye ngo ahita arapfukama abyara umwana utagejeje igihe amwita Ikabodi, bisobanura ngo icubahiro gishize muri Isirayeli. Muzi ko ibyaha bimara icubahiro mu bantu b'Imana. Bibiliya iravuga ngo Eli nawe yumvisha amakuru yo gutsindwa n'isanduku y'Imana ko bayitwaye ngo ahita aramanuka akoba ijosi arapfa. Ubundi nitumenyera Imana tuzaba mu buzima bwo gutsinda mu ngo zacu, mu kazi kacu, mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi, hose tuzahorana gutsindwa, ariko bitewe n'ikintu kimwe, bitewe no kumenyera Imana. Abaroma 8:31 aravuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha ntawe. Ariko iyo Imana itari mu ruhande rwacu, umva uko biba bimeze. Imana iri mu ruhande rwacu iraturengera, iratugwanira, iradufasha, ibana natwe mu buzima bwa buri munsi. Ariko iyo itari mu ruhande rwacu nta nsinzi nimwe twagira. Iri jambo niryo tegeko rirengera umuntu yiringiye Imana. Ariko Imana itari mu ruhande rwawe nta nsinzi nimwe wagira n'umunota umwe. Ni kwimura Imana tuzabaho ubuzima bwo gutsindwa. Uzahora wisanga mu gutsindwa kuko wamenyereye Imana, umenyera uko Imana ikora, umenyera imikorere yayo, umenyera uko basenga, uko biyiriza, ariko mu by'ukuri nta mpinduka, nta kubaha Imana kuri mu mutima wawe. Nagira ngo ngusabe kwiye gusenga kugira ngo Imana ibe mu ruhande rwawe. Buri munsi uzagira amahoro menshi, ariko itari mu ruhande rwawe nta mahoro wagira. Niyo mpamvu Imana iri mu ruhande rwawe nawe uzamenya inyungu zo kubana n'Imana. Imana iri mu ruhande rwawe nta ciza uzayiburana. Icyateye Abisirayeli gutsindanwa izina ry'Imana n'isanduku y'isezerano nuko batari bagiha agaciro isanduku n'ivy'Imana yavuze ku buzima bwabo. Nagira ngo mbabwize uko ntabwo dukwiye gutsindanwa izina rya Yesu twitirirwa n'amasezerano ye. Abenshi bafite amasezerano, dufite izina rya Yesu twitirirwa, niyo bavuze ko barakore wumva urakaye, ariko imibanire yawe n'Imana muri iki gihe imeze. Ikintu kizatuma abadayimoni badutinya si uko twitwa ba murokore n'amazina y'icubahiro twitwa mu nsengero. Ikintu kizatuma abadayimoni badutinya ni uko duha icubahiro Imana muri twe, bikaba nta kamenyero, tutaramenyereye Imana n'izina ryayo, tutaramenyereye imikorere y'Imana, ahubwo ubuzima bwacu bugaragaramo Imana. Isanduku y'Imana igeze mu banyamahanga, Abafilisitiya bayinyaze. Bibiliya iravuga ngo barayizana bayishira hamwe na Dagoni. Bavyutse basanga Dagoni yamenaguritse, baravugana bati Imana y'Abisirayeli yaduhagurukiye tuyisubizeyo. Murumva ko mu banyamahanga barayubashe kuko babonye itamenyerwa. Bibiliya iravuga ngo bayihekesha inka, barayizana, Abisirayeli bajya kuyifata aho yari igeze, ariko ngo basanga yarakaye kuko ntabwo yari gifitanye umubano mwiza nabo. Uza agiye kuyiramira, icyabaye yahise yikubita hasi mutekeza ko Uza yishwe n'iki. Uza yapfuye kuko isanduku yahekwa n'abatambyi bavyerejwe, isigaye ihekwa n'inka. Mu yandi magambo, nta mubano mwiza Imana yari gifitanye n'Abisirayeli. Bari barayimuye mu mitima yabo, barayigomeye, bayifashe nko hari bisanzwe bihinduka akamenyero, ariko muri bo nta mpinduka bikizana, nta ubugingo bwabo budahindutse na buhoro. Nagira ngo mbabwire ko icubahiro Imana yari ikwiye kukigira mu bana b'Imana, ariko muri iki gihe gisigaye gitangwa n'abanyamahanga. Yohana yabwiye Abayuda ntimukavuge ngo muri urubyaro rwa Aburahamu, kuko n'aya mabuye Imana yahindura abana ba Aburahamu. Iyo wumva umupagani avuze ngo jango ngiye ngo ako nkasenga nka runaka ngo natuma byihorera, muziki n'abavuze abavuze ngo icubahiro Imana ikwiye guhabwa mu mwana wayo ntikikibona. Ngende umupagani, ariko ngiye ndamutse nkijwe nayubaha, ntabwo nakwifata nk'uriya muntu. Ntabwo dukwiye kumenyera Imana, tukwija muri vuga akamenyero. Ntabwo dukwiye kumenyera Imana. Imana ikwiye guhabwa icubahiro cyose gikwiriye mu buzima bw'umwana wayo. Ico yaturemeye ni ukuyihesha icubahiro. Mu kazi kawe ukora, mu rugo wubatse, mu mibereho yawe ukwiye kwibaza ngo ibyo nkora ndimo guhesha icubahiro izina ry'Imana. Imana ihawe icubahiro yakagombye kuba ifite. Bitagenze gutyo tuzabaho ubuzima burimo gutsindwa kuko Imana itakibona icubahiro cyayo mu buzima bwacu. Bibiliya iravuga ngo witwa Obededomu abibonye atyo afata isanduku y'Imana ntiyayiraza ku gasozi, ahubwo ayijyana iwe. Ikintu cyantangaje ngo mu mezi 3 isanduku y'Imana yamaze iwe, yamuhesheje umugisha ukomeye. Igihugu cyose kimenya ko gucumbikira isanduku y'Imana byamuhesheje umugisha. Nawe tekereza kugira ngo umuturage wo ku mupaka, iyo umuntu atari umuntu uzwi cyane, ariko kuko yakoze icyo abandi bananiwe agacumbikira isanduku y'isezerano, yamuhesheje umugisha mu mezi 3. Biragaragara niwubaha Imana ukuri kose, niwubaha Imana mu mibereho yawe, niwubaha Imana izakugira umutwe, ntabwo izakugira umurizo, kuko kubaha Imana bizana inyungu nyinshi. Icyo Imana ishaka suko tugendana Bibiliya gusa, sukuba mu nsengero nziza, sukwitwa amazina y'icubahiro mu rusengero. Icyo Imana ishaka nuko tutayitukisha mu bapagani. Icyo Imana ishaka nuko tuyihesha icubahiro. Icyo Imana ishaka nuko tutayimenyera, kuko ikintu dupfana n'Imana no gukiranuka no gukora ibyo ishaka. Ibisigaye izagenda bitwongera nk'umugisha
umugisha wayo, ariko Imana ikwiye kugumana icubahiro cyayo. Ukamenya ngo ahantu hose uri mu buzima bwose ubamo, akazi ukora, aho utuye, aho wirirwa, ukwiye guhesha izina ry'Imana icubahiro. Kandi ikindi nanone, ntugakunde ko umurimo w'Imana upfa ureba. Ibyo abandi banga gukora wowe ujye ubikora, kandi Imana izabiguheramo umugisha. Ibyo abantu bari kureka wowe waba ari byo ukoreraho umugisha, Imana izawuguha. Muri iki gihe abantu ntibagikundana, wowe uzajya ukundana, Imana izaguha umugisha. Abantu ntabwo bakijya gusura ku bitaro, ntabwo bakijya gusura kuri gereza, nyamara Bibiliya ivuga ngo nari nshonje murangaburira, nambaye ubusa muranyambika, nari mfunze muza kunsura, nari ngwaye muza kundeba, mbese nari umushitsi mu micumbi. Ayo magambo ni amagambo Yesu yaduhaye nk'itegeko tugomba gukora, ni imirimo igaragaza urukundo. Ariko muri iki gihe ni abantu bangahe bajya ku bitaro gusura abagwaye batagwaye? Ni abantu bangahe bajya kuri gereza kujya gusura abagorogwa kandi nta muntu waba ufungiyeyo? Ni abantu bangahe yambika abambaye ubusa? Ni abantu bangahe bacita ku gucumbikira abashitsi? Ko muri iki gihe abantu benshi buzuye kwikunda. Ni abantu bangahe bacita ku mfubyi n'abapfakazi? Ni abantu bangahe bakireba ubabaye bakamugirira neza? Abo bantu uramutse ubikoze, ibi bintu bizakubera nka Obededomu yafashe isanduku y'Imana ntayiraze ku gasozi, akayijyana iwe ikamuhesha umugisha. Muri iki gihe abantu benshi bakora ibintu bafitemo inyungu. Urukundo rw'ubu rwabaye imibare. Umuntu akunda umuntu kuko bahuje amashure, bakunda umuntu kuko bose bacuruzanya, akunda umuntu kuko batuye muri quartier imwe, akunda umuntu kuko bavukana mu ntara cyangwa se biganye hanze y'u Rwanda. Ariko mu by'ukuri ukareba ugasanga mu mibereho ibyo bintu akoze si uko abikoze. Yesu yaravuze ngo nimusura ababasura, mugakunda ababakunda. N'abapagani niko bagenza. Mwebwe mukwiye gukora ibyo abapagani badakora, bitewe n'imbuto z'umwuka no kwihangana. Bitari ibyo tuzabaho ubuzima burimo gutsindwa. Ariko dukwiye gukora ikintu Imana izatwibukira. Ukajya umenya ngo ikintu gikoze ku bw'izina ry'Imana, ngaburiye umushonji kuko atari afite ibyo kurya, Imana izamuha umugisha. Birashoboka ko abantu bagusura ari abantu bari mu rwego rumwe, ariko hari umukene yakwicara mu ntebe z'iwawe agahita ajya gutanga ituro ry'ishimwe ko nawe Imana yamwicarikanye n'abakomeye. Ibiryo ujya ugasigaza, hari umuntu umara icumweru utariye kandi bamwe urabaza, ariko ikibazo ufite umutima wo kubagirira neza. Obededomu yatoraguye isanduku y'isezerano, ayikura ku gasozi, ayizana iwe, bituma Imana imuha umugisha. Ubwo bayicumbikisha mu rugo rwe, bari bazingurira mwicana n'umuryango, ariko mu cyimbo cyo kumwica yamuhesheje umugisha. Ujye ukora ibyo abandi bananiwe, Imana izaguha umugisha. Ikindi, abantu bari gushaka ubukire mu buryo bubi, babesha. Bamwe biba imisoro ya leta, abandi akajya gushaka ubwenegihugu mu buryo butari bwiza, akabeshera igihugu, akabeshera abantu bose, akabesha ibinyoma bitagira ingano, agahindura amazina ya se na nyina, agahindura aho avuka, ibintu byose akabihindura kugira ngo abone umugati, abone uko aramuka kabiri. Ariko akibaza, iki kinyoma umuntu abeshe azabaho ubuzima bwose bushingiye ku kinyoma? Azabaho ubuzima bwose burimo gukiranirwa? Ese ibintu ufite, ibintu wita imigisha, ibyo ufite, wahagarara ugatanga ubuhamya bw'ukuntu byabonetse? Ko abantu benshi bafite ibintu birimo umutima ubacira urubanza. Ibyo byose biterwa n'iki? Ni gute umuntu w'umurokore, ni gute umuntu yitirirwa izina ry'Imana, yitwa izina ry'ubukristo, agera igihe akabesha ikinyoma ku mugaragaro? Mbese kubesha akabigira ibintu bisanzwe, akabesha imisoro, akabona akazi mu buryo bubi, agakora ibintu birimo ruswa, agakora ibintu birimo mbese ibintu bitarimo kubaha Imana na buhoro. Ejo tukabona aryoshe, aba mu nzu nziza, agenda mu modoka nziza, iduka rye ritera imbere, cyangwa se ubucuruzi bwe bugenda. Ariko kibaza, ibi bintu hari ukuri kubirimo? Hari ukubaha Imana kuri muri ibi bintu? Ibi bintu yabigezeho mu buryo bwubahisha izina ry'Imana? Noneho abarokore nabo bafite ibibazo, ukumva atangiye kuvuga ngo runaka Imana yaramusubije, ngo ariko ngewe ubu ndazira iki, ngo ko twasenganye kuko Imana itangiraniza. Wamenya yarasubijwe n'Imana yahe? Ibyo bintu wamenya yarabigezeho mu buryo buhe? Ko abantu harimo abantu, si bose, ariko hari abantu bafite ibintu bitagira mu ishimwe ry'Imana. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri, ibyo abandi babonye banyuze mu nzira zo gukiranirwa, wihanganye Imana yazabiguha neza, kuko Imana ntikiranirwa ngo yibagire imirimo myiza. Nukora iyi mirimo, naho ndavuga haruguru, ugakora imirimo yo gukiranuka, ukagera kuri bike ariko mu buryo bwiza, Imana izaguha umugisha, kandi Imana ntizakugira umurizi, izakugira umutwe kuko wayubashe. Bitari ibyo uzabaho iteka ryose umutima ugucira urubanza. Ntuzemere kugurisha umugisha wawe nka Esawu, ahubwo uwugundire nka Naboti, nibyo bizatuma uhabwa umugisha. Abatasomye Bibiliya, izi nkuru yenda ntabwo bapfa kuzimenya
kumenya. Ariko mwibuke ko Esawu yavukana na Yakobo. Yakobo yari mukuru, niwe yagomba kuragwa umugisha. Rimwe avuye guhiga ngo ataha koza afite inzara ameze nabi, ngo asanga Yakobo ahishije ibishimbo. Aramubwira ati mpa ibishimbo nge. Aramubwira ati hari impamvu imwe ishobora gutuma nguha ibishimbo, nuko wemera kumpa umugisha wawe. Arangije amanika ukuboko aravuga ati ngewe Esawu mbitekerejeho neza ntasaze, fasha icemezo. Uyu munsi ngurishije kuba samuragwa, umugisha wanjye w'umwana mukuru ndawutanze, nguranye ibishimbo. Abamuha ibishimbo by'ijoro rimwe arabijya. Ariko Bibiliya iravuga ngo igihe Yakobo yarangije kumutwara umugisha, yawushakishije arira kugeza iteka ryose ntabwo yongeye kubona umugisha. Nayo mbabwire ko kugeza uyu munsi Esawu atabagwa mu Bisirayeli ni Abedomu n'abanyamahanga, kuko yagurishije gakondo ye. Hari abantu barimo gutakaza ubuntu bw'Imana kubwo kumenyera Imana, bagatakaza ibyari bibagize, bagatakaza umugisha w'Imana ku buzima bwabo, bakawugurana ibiryo by'ijoro rimwe. Ariko agakiza umuntu akakira rimwe, kugatakaza biroroha, kuzongera kukagarura bishobora kufata igihe, ushobora no kutagirirwa ubwo buntu. Niyo mpamvu gukizwa ukwiye kubiha agaciro, ukirinda akamenyero. Uwitwa Naboti navuze, Naboti yabayeho mu gihe c'umwami Yahabu, yagiraga uruzabibu rwiza hafi y'ibwami. Naboti umwami aramubwira ati reka nguhe urundi ahandi, cyangwa nguhe ikiguzi cago, ariko ahantu ndashaka kuhatera imboga. Bibiliya iravuga ngo Naboti aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka kugurisha gakondo yacu. Umwami yaje kwica Naboti, uruzabibu ararutwara, ariko apfana ishema kuko yahagaze kuri gakondo yabo. Dukwiye guhagarara ku gakiza twahawe. Bibiliya iratubwira ngo ico umuntu yarahiriye nubwo camugira nabi ntabwo yivuguruza. Zaburi 15:4. Kuba umukristo birashoboka ko byatuma utabona uburenganzira bwawe nk'ubw'abandi, birashoboka ko byagusaba kwihangana, ariko nagira nkubwire inkuru nziza. Imana ikubikiye ibyiza. Yesu yigeze avuga ngo nimwe mwihangananye nanjye, mugumana nanjye mu byo nageragejwe byose, nanjye mbabikiye ubwami. Abantu bagumye kuri Kristo bakihangana, Imana ibabikiye ubwami. Abantu bose bagiye bamenyera iby'Imana nkuko ngo turiga akamenyero, byabagizeho ingaruka mbi. Nagira ngo mbahuruge kuri Samusoni yavutse avuzwe izina n'Imana. Imana ivuga ko uwo muntu azakiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Imana ivuga ko ari umunaziri, azirinda ko bamwogosha, kandi ikindi ko atazanywa igisindisha, azaba umuntu ukomeye mu bwami bw'Imana. Ariko ishakurikiye ni Samusoni yatangiye kwitwara nabi, amenyera Imana, amenyera n'imikorere yayo. Yaje kubenguka umunyamahangakazi, kandi cyari kizira mu Isirayeli ko umwisirayeli arongorana n'umunyamahanga. Nubona umurokore atangiye kwivanga n'ab'isi, agatangira kugira inshuti z'abadakijijwe gusa, burya abafite ikibazo mu mutima, niyo ntango yo kugwa, kuko kubana n'ababi byonona ingeso nziza. Iyo utabahinduye bo baraguhindura. Nubona inshuti ugira ari abakobwa gusa b'abapagani, nubona inshuti ugira ari abahungu gusa b'abapagani, nubona abantu b'abagabo b'inshuti zawe ari abagabo b'abapagani, cyangwa abamama abo wisangamo ari abapagani, nta murokore urimo, uzamenye ngo niyo ntango yo kugwa, kuko iyo utabahinduye bo baraguhindura. Byakabaye byiza ufite imbaraga nyinshi zo kubahindura ukabazana kuri Kristo, ariko nutabahindura bo bazaguhindura. Rimwe Samusoni yari ibivuye mu ntumbi y'intare. Muzi ko yishe intare Samusoni. Rimwe ngo bagiye kumusabira ngo akatira aho yajugunye intare, ngo agiye gusanga harimo ubuki. Arangije azaburya, ariko ngo ahisha ibanga se na nyina ajya hakuye ubuki. Kuko iyo abahisha ibanga nuko cari kizira ku munaziri akora ku ntumbi, yabaga ahumanye. Ariko we si ukuyikoraho gusa, yariye n'ubuki buvuye mu ntumbi. Nagira ngo mbabwize ukuri, iyo umuntu akijwe hari intumbi yitwa kamere isigara munsi y'umusaraba. Iyo umuntu atangiye kugira intege, atangira gusubira mu ntumbi akavuga ngo n'uburenganzira bwanjye, nanjye nagomba kwihagararaho nkavuga. Ariko ibyo ukora nibiva muri kamere cyangwa n'imbuto z'umwuka. Twabambanywe na Kristo tuzukana nawe, si twe tukiriho, ni Kristo aba muri twe. Dukwiye kwirinda kamenyera iby'Imana. Samusoni agezeyo yakoze ibintu bidasanzwe, ngo atangira gusakuza. Aravuga ngo mu munyambaraga havuyemo ibiryo. Aravuga ngo nibashobora kumenya ico gisakuzo azabaha imyenda yo gukuranya. Baca inyuma bakibaza umudamu we, nawe azamumenesha ibanga arakivuga. Barangije baramubwira ati guhisha intare, urangije usanga harimo ubukura burya. Avuga ijambo riba, aravuga ngo iyo badahingisha ishashi ye y'inka ngo ntabwo bari kumenya ico gisakuzo. Bibiliya iravuga ngo aravumwe umuntu yita ikibi ciza. Iyo umuntu agize intege nkatangiye kumenyera iby'Imana, ikibi acita iciza. Ariko ntabwo umwaraya w'umunyamahanga akwiye kwitwa ishashi y'inka, ariko kuko yatangiye kumenyera, yatangiye kwitiranya ibintu. Bibiliya iravuga ngo agenda abesha Delila buhoro, Delila amubesha kugeza igihe amenya ibanga, akavuga aho imbaraga ze ziva. Muzi ko ico byamuviriyemo ari ukumunogora amaso, bakamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Iyo umurokore yabaye impumyi, asigara abona ikibi
kibi akakibona nk'iciza. Byatangiriye kugira ngo umuntu agere ico gihe nuko yatangiye kuba mu kamenyero. Ntabwo dukwiye kumenyera ivy'Imana. Bibiliya tubwiye ngo Abisirayeli baratsindwa bikabije, bigeze igihe banyaga n'isanduku y'isezerano. Nta kindi kintu bazize akamenyero. Iyo tugenda tumenyera ivy'Imana biragera igihe akamenyero kakaza tugafata ivy'Imana nk'umuhango, ariko ico Imana yifuza nuko tubana nayo mu gukiranuka no kuba inshuti z'Imana. Mukanya tugiye gusenga, ndashaka gusengera abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndashaka gusengera abantu batarahinduka ngo bahinduke kuba abana b'Imana. Ndashaka gusengera n'abandi bantu bamenyereye ivy'Imana, abantu babaho mu kamenyero, batangiye kumva ivy'Imana bitagifite agaciro muri bo, abantu batangiye kumva ivy'Imana ari ibisanzwe ku buzima bwabo, abantu batangiye kumva ko kuririmba ari ivyo, bakumva ko gusenga ari ivyo, ariko batagiha agaciro Imana n'ubuntu bwayo. Ndashaka gusengera abantu bamaze igihe mu buzima bwo gutsindwa bitewe nuko bimuye Imana, ubuzima bwabo bukaba burimo gutsindwa gukabije, ariko Imana umugambi wayo ari kubagirira neza. Ndagira ngo dufatanye gusenga. Nanone turasengera abantu bafite ibyifuzo, bashaka kubana n'Imana, Imana igakora imirimo ikomeye mu buzima bwabo. Imana izabagirira neza kubwo kuyiringira no kuyiha umwanya wa mbere. Nanone turasengera abantu bashaka gukora ibyananiye abandi. Obededomu yafashe isanduku ayiraziwe, mu mezi 3 yahamaze yamuhesheje umugisha utangaje, abantu bose baratangara. Abantu tugiye kubasengera kugira ngo Imana ibagirire neza, ibafashe batangire gukora ibyo abandi bananiwe gukora, kandi bizabahesha umugisha. Mujye ku bitaro musura abagwaye, mufashe imfuvyi n'abapfakazi muturanye, mufashe abakene mubana mu rusengero, mujye kuri gereza musura abafunze nubwo mwaba mutabazi. Imana izatuma ugira umugisha. Ujye ugerageza gukora ibyo abandi bantu bananiwe gukora, ibyo abantu batagiha agaciro, bizatuma ugira umugisha. Ntabwo dukwiye kumenya Imana nk'abafarisayo, ahubwo Imana ikwiye kuba iya mbere mu buzima bwacu. Data mu izina rya Yesu, ngushimiye ku bantu bose bakwakire nk'umwami n'umukiza aribwo bwa mbere. Ubakure mu gitabo ca Satani, ubandike mu gitabo c'ubugingo, ubakure mu gitabo cyo kurimbuka, ubahindure kuba abana bawe. Nirukanye imbaraga z'abadayimoni zose zabakoreshaga uburetwa, nizitsindwe ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Kandi nanone nirukanye umwuka w'akamenyero mu bana b'Imana mu izina rya Yesu. Imyaka abantu babimazemo ntabwo ikwiye gutuma umuntu asigarana gusa umubare w'imyaka, ahubwo akwiye kuba acubaha Imana, agikora iby'Imana ishaka, agikora ibyo gukiranuka. Ndasengeye buri wese yatangiye gucika intege, mwongera imbaraga, muhe gukomerera mu buntu bw'Imana no gukiranuka. Ndasenga kugira ngo imbaraga z'Imana zibane na buri wese, zongere guhagurutsa abantu b'Imana, ibihe byo guhembuka byongere kugaruka. Twirukanye umwuka w'akamenyero mu bana b'Imana mu izina rya Yesu. Twirukanye gucika intege no kunanirwa, abantu basubizwemo imbaraga mu buryo bwose. Mwami Yesu Kristo, sengeye abantu bafite ibibazo bitandukanye, abariho barumva ijambo ryawe, bari mu bitaro, bari muri gereza, bari ku bisasiro by'ubugwayi, bafite ibindi bibazo bibakomereye, ibihombo mu kazi kabo. Mu izina rya Yesu tubanje gukinga umuryango w'akamenyero ku buzima bwabo. Reka kugirirwa neza n'imbabazi bibe ku buzima bwabo, bakize abagwayi, bakize imbaraga zikiza zinjire mu mibiri yabo, bakire, bahaguruke, bagirirwe neza. Mwami Yesu Kristo, abafite imisozi iri ku buzima bwabo, wabwiyezere babere ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka wanjye. Umusozi uzahinduka ikibaya. Reka imisozi ihinduka ikibaya ku buzima bwabo, bagirirwe neza nawe muri byose. Si ubwa mbere, ni inshuro nyinshi ugira neza abantu bawe, nabo ubagirire neza. Buri wese agira umugisha, imbaraga z'Imana zibane nawe. Urakoze, udufashe, turinde kumenyera ibyawe, uduhe gukomeza guhagarara mu buntu bwawe, kuko wasezeranye kuzabana n'abakubaha, kandi uri mu ruhande rwacu mubisha ntawe. Komeza kudufasha mu izina rya Yesu, amen. Mwari kumwe na Pastor Desire Habyarimana nk'uko mumenyereye. Nagira ngo mbarangira ahandi mushobora kudusanga. Abakoresha internet mushobora kujya ku rubuga wa3agakiza.org. mushobora kuhasanga ijambo ry'Imana n'abigisha batandukanye. Hari icumba c'amasengesho watangiramo icifuzo, kandi tukagusengera. Abenshi tujya tubona Imana ibagirira neza. Nanone ushobora kohereza ubutumwa bwawe kuri Facebook y'agakiza.org, cyangwa nabwo ukajya kuri page ya Habyarimana Desire. Nabwo ushobora kuhasanga inyigisho za buri munsi, nabwo ushobora gutanga icifuzo cawe tukagufasha gusenga. Ndasubiramo, ni wa3agakiza.org, wa3agakiza.org, cyangwa kuri Facebook kuri page ya Habyarimana Desire, cyangwa nabwo kuri page y'agakiza.org. Abantu bashaka gusengerwa by'umwihariko mushobora guhamagara kuri telefoni igendanwa 0788 42 29
84. Niba ushaka kugisha inama cyangwa gusengerwa by'umwihariko, ahamagara kuri telefoni igendanwa 0788422984. ntabwo byemerewe kubipa. Niba ufite icyifuzo wahamagara, nibyo byarushaho kuba byiza. Imana iguhe umugisha. Ubutumwa bukiza ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga rw'ivugabutumwa wa#agakiza.org. Intego yacu nkuru ni ukubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose, kuko ariyo nshingano nkuru Yesu yadusigiye, nk'uko tubisanga muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20. Dukora amahugurwa y'ibyiciro byose: abakozi b'Imana, abubatsi ingo, urubyiruko, abikorera, ibigo by'amashuri, abakozi ba leta, abakristo bagiye mu mahanga n'abanyeshuri bagiye gukomerezayo amasomo. Tubaha inyigisho z'ubumisiyoneri, dutanga amahugurwa y'isanamitima, ubumwe n'ubwiyunge, dukangurira amatorero ya gikristo gushyira mu bikorwa inshingano nkuru yo kujyana ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Dukora ibiterane byagutse by'ivugabutumwa ku bufatanye n'amatorero ya gikristo, tugasengera n'ibyifuzo by'abantu batugana ku buntu. Dukorera Sonatibe ku muhanda ujya Saint Joseph mu nyubako ya Camille House. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp mukoresheje nimero 0788422984. Mushobora no kudusura kuri page yacu ya Facebook ariyo agakiza.org. Ubutumwa bukiza, kira ubu umusemburo wo gukira kw'abandi.